Ndabasuhuje bakunze ba filime yacu bita My Heart, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mukomeje kuba mwagubwa neza bitewe n'uburyo dukomeje kuba twabahereza filime zanyu musanzwe mukurikirana kandi musanzwe mubona umunsi ku wundi, ndetse twabasha kuba twazibahereza kandi ku isaha twavuganye namwe guys, mwebwe musanzwe mudukurikirana. Turabashimiye by'umwihariko cyane na Daddy Killaman ari we washyizeho iyi channel kugira ngo tubashe kuba twabaha analysis cyangwa se dukomeze kuba twabahereza ibiganiro bitandukanye umunsi ku wundi, ndetse tubashe no kuba twabaha amatangazo abashe kuba yagirwaho muri aka kanya. Rero tubaye ikaze, thank you very much. Tubashimiye by'umwihariko rero ibintu mwagiye mudukorera mukandi subscribe mudukurikirana, ndetse ibyo twakoze byose mwarabyishimiye kandi natwe twishimiye ukwifatanya natwe, mwabashe kugenda mutugaragariza one day umunsi ku wundi. So rero muri aka kanya ndi hano ngaha rero kugira ngo mbashe kuba nagira ibintu mbashe kuba nababwira byaturutse ibukuru. Nkimara kuvuga ibintu byaturutse ibukuru, murumva ko ari Daddy Killaman wabashe kuba yaduha amatangazo n'ibisanzwe, ariwe ubasha kuba yagira ibyo yatugezaho, ariko tukabasha kuba twakibanyurizaho kuri YouTube cyangwa musanzwe mukurikirana one day umunsi ku wundi, every day ikabasha kuba yabagezaho amatangazo musanzwe mubona kandi ugasanga nibyo kandi niyo yabasha kuba yabageraho just now. So rero guys, ndi hano ngaha kugira ngo mbashe kuba nabahereza amatangazo mubashe kuba mwahabwa nanjye igihe usanzwe ugomba kurikiranira kwa Killaman n'inshuti Yannick usanzwe kubahereza, ndetse abasha no kuba yanuma ngo mbashe kuba nababariza ese mwifuza iki cyangwa se mushaka iki muri aka kanya. Uretse gupinga rero muri aka kanya ngo cyangwa se ubashe kuba wakwibaza ngo ni ukubera iki atari kubasha kuba yabyivugira, cyangwa se ugire ikindi wabasha kuba warerezaho, banza utekereze mu masegonda ati twabasha kuba twabakorera cyangwa se twagiye tubagaragariza kuri YouTube channel musanzwe mubona yitwa The Brown Entertainment, kuko twabasha kuba twayigira Killaman Empire cyangwa se Killaman Comedy, bitewe n'uburyo duhabwa amakuru cyangwa se amatangazo aturutse ibukuru kwa n'inshuti Yannick. So Daddy Killaman yambwiye ngo ese ko mumeze ryo muri filime bita My Heart mushakamo iki kugira ngo dukomeze kuba twayizamura, kuko murabona aba views baragiye bagabanyuka, abantu bayireba bagiye bagabanyuka cyane bitewe n'uburyo ntawamenya ahari wasanga ari ibibazo twabasha kuba twagirana, ariko just now abasha kuba yavuga yuko ngo arize yadashidikanye ko nta kibazo abasha kuba yagirana namwe. Ese byaba byaragenze gute? Mutege amatwi cyangwa se muhabwe umunota mugiye kugira ngo tubashe kuba twasobanura uburyo ibintu biri kubasha kuba byagenda. So rero itangazo ry'uti bwambwiye yambwiye ko ashaka abantu yabasha kuba yakwinjiza muri filime ye bita My Heart kugira ngo mukomeze kuba namwe mwagubwa neza, cyangwa se mukomeze kuba mwabasha kuba mwabonamo production bitewe n'uburyo mwakomeje kumukurikirana cyane. Ariko ahangaha ndavuga yuko ari abafana bakuru babasha kuba bafite impano yo kugira ngo babashe kuba bakina filime tubashe kuba twabaha ikaze. So gusa guys, rero muri aka kanya turabashimiye rero uburyo mwagiye mwifatanya natwe. Hanyuma rero ahangaha rero tugiye kujya tuhacisha analysis, mujye mutega amatwi everyday igihe dusohoye notification hagomba kuba harimo ibihembo bitewe n'uburyo twakubajije ibibazo wabasha kuba wabisubiza ukabasha guhita ubona ibihembo bivuye kwa n'inshuti Yannick, niko yabasha kuba yabidutegeka kugira ngo turebe ko filime yacu bita My Heart yakomeza kuzamuka. Thank you very much, yari Didier usanzwe kubahereza byose. Thank you very much.